Bahaye ikaze inshuti mwese mukurikije ijambo ry'ubwenge by M4. Uyu munsi tugiye kureba uburyo kwihangana bishobora guteka n'ibuye ngo rigashya. Patience can cook a stone. Ibanga ry'abatsinze ariryo rigereranywa nko kwihangana. Twakwibaza duti kuki abanyabwenge bavuga ko kwihangana gutekesha n'ibuye. Abahanga bavuga ko kwihangana ari imwe mu ndangagaciro z'ingenzi mu buzima bw'umuntu, kuko gufasha guhangana n'ibigeragezo, kugabanya ibibazo by'amarangamutima no kubaka imibanire myiza. Bemeza ko kwihangana ari isoko y'imibanire y'umuntu ku giti cye, akaba yatera imbere kandi abanye neza na bagenzi be. Iyi mvugo ni umugani ugaragaza ko uretse no kuba umuntu yakwihanganira ibibazo bisanzwe, kwihangana bifite umumaro cyangwa imbaraga zo gukora ibishoboka ndetse n'ibisa n'ibidashoboka mu maso y'abantu. Muri uyu mwaka rero iyi ntekerezo ikomeje gukoreshwa cyane mu buzima bwa buri munsi no mu nyigisho zo kwiyubaka, personal development, muri ubu buryo. Uburyo bwa mbere ni ukunesha ibikomeye. Nk'uko n'ibuye ritapfa gutekwa ngo rishye byoroshye, n'ibibazo bikomeye kwihangana gushobora kubikemura mu gihe utacitse intege. Kutamanika amaboko bigufasha gutegereza igihe gikwiye, bituma utava mu rugamba igihe rukomeye kugeza igihe ubonye intsinzi cyangwa igisubizo ku kibazo cyasaga n'icyananiranye. Ikindi ni ugutanga ibyiringiro. Iyi mvugo ikoreshwa mu guhumuriza abari mu bihe bikomeye, ibereka ko niyo ikibazo cyaba kishariye cyangwa gikomeye nk'ibuye, kwihangana ari byo bishobora kuzagikemura. Isomo ryo mu myizerere, mu nyigisho zishingiye ku kwemera kwihangana. Ku bijyanye n'imyemerere, abahanga bemeza ko kwihangana ari uburyo bwo kubaka imbaraga z'amarangamutima, emotional resilience, bigatuma umuntu adahungabanywa n'ibigeragezo. Inama twakuramo ni uko badusaba ko kwihangana tutabifata nk'uburangare. Kwihangana ntibivuze kwemera akarengane cyangwa guceceka igihe bikwiye no kuvugwa. Kwihangana ntibigomba kuba kwihorera. Ni ugufata umwanya wo gutekereza neza, ariko ntibivuze kudakemura ibibazo. Muri make, kwihangana guteka ibuye binyuze mu gutegereza, gushishikara no kutava ku ntego kugeza igihe bisa n'ibidashoboka bihindutse ibishoboka. Ibi byose mbabwiye nabikusanyije mu gitabo namwe mwakisomera ku rubuga rwa www.webrwanda.com mu 2025 no ku rubuga rwa RBA 2026. Mwari kumwe na Modeste.